uburyo umugabo nusoza ubutumwa ya komite kabisa ya special team kabisa imaze gushyira ibintu byabo mu ngiro izanye umwataka ukomeye cyane bamwita Heritier Makambo guturuka mu gihugu cya Kongo yakiniye ikipe ya Young Africans kabisa imyaka igera kuri 2 yose ni Meribiteri wayo kabisa mu myaka igera muri 2 ni rutayizamu rwose urenze kuba rutayizamu uyu nguni nk'abajiro rimwengo utagwe ngo areba izamu bitego bikijyanamo ukuna cerebra gusa mwe murabibona avuga ati kupu reba mu cumikiye baro hari ya kuri nimero 9 ni habahagaze kabisa hanga ni uyu mugabo mu cometse hano baro yari bita yari umujamo bita Heritier wundi mugenzi we nawe nuko uyu nawe akamwita nawe Heritier Makambo kabisa rwose ati rwose bimeze gutya kwesa uyu nguyu yakinanaga no bita Saido mbere yaho gato mbere ko Saido yerekeza mu kipe ya Simba uyu mugabo ndakubwiye ngo nakaga nakandare kwizamu izamu twari utundi twere bamwita Heritier Makambo mu mushakishe yamarakina mu bihugu by'Abarabu akaba ari na rutayizamu kipe y'igihugu ya Kongo nayo iramuhamagara ubu tuvugana rwose kipe ya Kongo yamaze no kumuhamagara numwe mu bataka igomba kuzifashisha rwose mu buryo bukomeye cyane azaba kuri attaque rwose imeze neza cyane rwose bikomeye cyane ibaza umuntu uzaba uri guhangana n'uriya mugabo rwose ukina mu gihugu cya muri Premier League y'Abongereza ati ninde uri bubanza mu kuri nimero 9 mu kipe y'igihugu ya Kongo rero ukuri guhari nuko equipe rwose ya Rayon Sport nyuma yuko rwose ikomite yivuze ati ibyo twemereye abafana tugomba kubikora miliyoni 50 abafana bahoraga bavuga ati se za miliyoni 50 mwateranyaga zagenze gute byagenze gute miliyoni 50 byagenze gute mwe muri guteranya umwataka mu bataka bose mwazanye nuhe mwataka waguzwe miliyoni 50 nta wundi rero dore ngo rero baramuzanye bari bataramuzana bavuga ati reka tuanze turebe mu byukuri abo twaguze ko ari cyo tuhari tushakongera cyangwa se twamwongeramo mu kwezi kwa mbere ariko bamuzanye umusonoro ariko abantu bajya bambaza bafite ibibazo bitandukanye ngaye narababwiye muntu ukeneye ubutunzi muntu ukeneye amafaranga muntu ukeneye kuhabwa ubutunzi ugatunganirwa muntu ukeneye guhabwa impano z'amafaranga rwose ubu ngubu rwose ntiwigore andikira uwo muganga aragufasha guha amafaranga y'amafaranga ikibazo sinzi ngo aturukaye niba rero iminati niba ari cy'ingenzi nuko bari amafaranga ubasha guhabwa ukabasha kugera ku byo ugomba kugeraho gusa akarusho kabyo nuko atari amafaranga gusaba ibitambo by'abantu cyangwa se atari amafaranga gusaba ibitambo bikomeye cyangwa se ibitambo by'ikindi kintu wenda runaka ni inzoga z'abakuru ugura gusa ubundi rwose bakagufasha uyu muganga akagufasha akakwihera impano z'amafaranga ugatunganirwa nahoze mubaza ku munsi w'ejo nahoze mubaza ati ese kubera iki uba utanga amafaranga uha umuntu amafaranga anyuma ukamubwira tukumva uramubwiye ngo gura inzoga ngo y'ibihumbi 10 inzoga ngo y'ibihumbi 20 inzoga ngo y'ibihumbi ngo 40 ingahe inzoga ngo y'ibihumbi ngo y'amafaranga yanaya ngo kugira ngo iyo nzoga ngo yifashishwe ngo mu kuvanga ngo imiti n'ibyo turi bukoreshe kugira ngo tuguhereze amafaranga kandi n'undi ugiye guha amafaranga umuntu arambwira ati igisubizo yansubije ati atakenshi ari gihe akenshi umuntu akugana atari kubyizera cyangwa se atari kugira ngo afashwe mu buryo runaka atariko nyamara ufite kuba wamufasha ibintu bikomeye cyane rwose ati niyo mpamvu iryo rero twe nk'abakuru mu gicumbi tuba dukeneye kuhabwa ikimenyetso cyawe cyerekana ko ufite ubushake n'umutima wo ugomba gufashwa ukeneye amanyarwanda ukeneye amadolari ukeneye amayero arakumenera ndakubwiye ngo araguhereza amafaranga ukagenda ukiberaho ukitungira ugatunganirwa rwose ni ibintu bikora mu buryo reba nk'uyu mugabo uri umwe mu bagabo mu by'ukuri bari gutanga ubuhamya bavuga ati kandi abantu bakomeje gutanga ubuhamya ni benshi umugabo ari gutanga ubutunzi rwose ugatunganirwa bantu mutuye mu bihugu byo hanze muri za Oman Amerika Arabia Saudite ahantu hose agiye atandukanye muri Kenya Uganda hose Burundi hose no mu Rwanda mukeneye ubutunzi ubu ngubu rwose ubutunzi urabuhabwa business zikagenda ugahabwa n'umugisha niba uri n'umucuruzi ukabasha guhabwa amafaranga rwose mu bucuruzi bwawe bukagenda neza ukabasha kugira amafaranga ndetse menshi cyane kabisa ku buryo rwose ubasha guhindurirwa ubuzima ugatunga amamodoka ugatunga amazu ka business zawe zikabasha gutera imbere ndetse niba nta n'abakiriya ufite nabwo akabigufasha ufite n'abantu bakwibye nabo aragufasha rwose arashika rwose niba ari nk'ibintu nk'abantu bakwibye ibintu byibwe bikagira gute
bikagaruka ufite uburwayi butandukanye nabyo nukarabigufashamo. Ndakubwiye ngo uyu muganga yaciye ibintu, uyu muganga ari guca impaka, abantu bose bumiwe. Ndakubwiye ngo abantu bose bumiwe, ari gutanga impano z'amafaranga. Nawe ukeneye impano z'amafaranga muhamagare kuri iyo nimero cyangwa mwandikiye kuri WhatsApp ye agufashe rwose, akwifashiriza ubashe gutunga utunganirwe, nawe ubashe kugira gute, ubashe kugira aho uva, ubashe no kugira naho ugera. Ari gufasha abantu benshi cyane. Nawe rero yagufasha, nimero ni ngizo rwose, ukabasha kugira iteko, ukabasha guhabwa amafaranga, ukabasha guhabwa ubutunzi rwose, ibintu byose bikagenda neza. Ngaho gukora byose biba bimeze neza cyane, 5/5 kabisa. Ariko reka twikomereze, ariko ushaka kubona afite n'ibibazo byinshi, byose byo bitandukanye rwose. Ufubona Minerval, kubona Minerval ari ikibazo, uyu muganga amufashe, musange arahita gufasha kabisa. Mugane, mwandike kuri WhatsApp cyangwa muhamagara gufasha rwose. 5 ugenda afasha nawe rwose ugomba kuza kugufasha, wundi gatanga ubuhamya. Twikomereze uyu rutayizamu rero, uyu rutayizamu Eritiye guturuka mu gihugu cya Kongo, umwe mu bagabo mu by'ukuri bishuti za hafi cyane, abo bitaritse Ruvumbu kabisa, Nzinga Ruvumbu, ndetse akaba n'inshuti y'uno mwataka wundi bita uyu mwataka wundi rwose Prince Lenga Kanga rwose uri gukina mu ikipe ya Rayon Sports. Nawe uri kubikora neza cyane, ubwo ataratsinda igitego ariko ari gutanga amapasi kabisa akomeye cyane. Rero uyu mwataka bikaba byarabayemo ingorane cyane, kubera ko ikipe yarimo arakinamo yari yabanje gusa nkaho iri kwanga kumurekura, ariko byaje kuza kurangira rwose baranumvikana, kuko iyi kipe yashatse kumwimarira izi leta, kandi amasezerano ye yararangiye ngo gushaka ko yongera amasezerano, kuko yaramaze kuba Meri Bitel naho muri yo championnat yabo kabisa. Kuko uyu mukinnyi yakinye mu ikipe Abatanzania baramuzi cyane. Ikipe ya Zamu nayo yari kumushaka, yarimo iramushaka kugira ngo irebe ko yahita imuyora, ariko rwose byaje kurangira amahirwe y'abareyo ageze gutaye yerekeje muri Rayon Sports. Dushimire komite yakoze yagize mu ruhare rero.